murakoze Imana ibahe umugisha, burya no gusura umuntu buriya ni ingenzi, hari byinshi mwakaganiriye, hari inama wamugira, hari ihumure wamuha, hanyuma nawe agasigara ameze neza, avuga ati burya haracyari ibyiringiro, naho igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. ubwo bagutwaye amadolari 600 Yego. kandi bakorera umunsi ku munsi. Ndarira ndihanagura, mabuja arambwira ati ntiyayatwara, ni nta muntu wayatwaye, ndavuga ati ubwo nyine nta kundi reka mvumiriye, maze kuzuza andi mezi, ubundi nahavuye hashize amezi 7, ndangije ndababwira ati ntabwo byakunda munsubize aho mwankuye, niyo nabwirirwa cyangwa nkaburara ariko ndi mu gihugu cyanjye. Barangije barambwira ngo nimbasubize ngo tike yabo bakoresheje ngo banzana, ndababwira ati se ko mwanzanye forode, aya mafaranga ko mwagiye muyaha abakomisiyoneri, njyewe hari amafaranga mwigeze musigira umuryango wanjye ngo uyarye? Mbahaye ikaze ku Ikamba Blooms TV, ni Sisi ugarutse mu kiganiro Life Care nk'ibisanzwe, tugire ubuzima bwiza, tugire ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bufite icyizere, ubuzima bufite intego. Ndakwifuriza kugira ubuzima burabya, ubuzima butanga ihumure ku bantu bagukikije. Nyabuneka ntibwire utagize umuntu uhesha umugisha, ntibwire umuntu ugukikije atamwenyuye ku bwawe. Uyu munsi rero nk'uko bisanzwe njya mbagezaho ibiganiro bitandukanye, ibiganiro by'ingeri nyinshi, ibiganiro bikora ku buzima, ibiganiro bigira abantu inama, ijambo ry'Imana, ibyo byose nibyo tubagezaho ku Ikamba Blooms TV. Niyo mpamvu nahwema gushimira buri umwe wese wakoze subscribe, ukora share, ukora like kugira ngo ibiganiro byacu bigere ku bantu benshi. Uyu munsi rero ntago ndi njyenyine nk'uko viziyo yacu ibitubwira ngo ntibukire nta muntu duhesheje umugisha, buriya guhesha abantu umugisha bizana umugisha mwinshi. Ni ukuvuga ngo iyo uteye imbuto ukanagamo akabuto kamwe, kaba kazagira umusaruro munini kurusha ka kabuto wateye. Niyo mpamvu rero muri urwo rwego tugiye gusura umuvandimwe wacu, umuntu unkeneye, umuntu ugukeneye wowe uri gukurikira iki kiganiro. Uyu munsi rero ntabwo turi muri studio nk'ibisanzwe, twagiye gusura umubyeyi utuye ahantu muri Muhororo, umubyeyi ufite ibibazo bitandukanye, umubyeyi unkeneye nawe ugukeneye. Ndakwinginze uze gutega amatwi ikiganiro cyose kugira ngo wumve niba hari icyo wamufasha. Ushobora kumufasha mu buryo bw'amasengesho, ushobora kumufasha mu buryo bw'ibifatika, ariko cyane cyane kuri ubu ngubu akeneye ibifatika kugira ngo ubuzima bwe buhinduke. Rero ntabatindiye, reka ninjire iwe kugira ngo mwumve ubuzima bwe, mwumve uko bimeze, wumve niba hari n'icyo wamufasha. Karibu. Murakoze kutwakira, twari tubagendereye. Ni karibu. Ndabona mwari muryamye. Muraho neza. Yewe wari uri kubikira umwana? Meze disi ko kasinziriye ntabwo turagakubaganira mana. Rero twari tukugendereye duturutse ku Ikamba Blooms TV, dufite abakunzi batandukanye, tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Rwose wumve ikaze, wumve wisanzuye, wumve uguwe neza, tuganirize, uganirize abakunzi bacu. Umuntu ufite umutima wo kugira icyo yagufasha, turaza gushyiraho nimero, uraza kuzibabwira, noneho uwumva akozweho aza gukandira akanyenyeri ntacyo bitwaye. Erega n'ubuzima bwahinduka kuko Imana nta kinanira, nta kinanira Imana. Ntabwo Imana yakuremeye kubaho ubabaye, ntabwo Imana yakuremeye kuba muri chambrette ya metero imwe kuri 2 niko nabyita. Ni ukuri ni Imana ijya ihindura ubuzima, ni Imana ijya ihindura amateka. Nubwo biba bigoye iyo uri mu buzima bumeze gutya kugira ngo umuntu akubwire bene aya magambo, ntabwo aricyo kiba cyihutirwa.
kukubwira umuntu waraye atariye cyangwa umuntu bahaye preavi ukaza umubwira ngo Imana ikugiriye gutya ikugiriye gutya, hari igihe atabyumva kurusha uko wenda hari icyo wamufasha mu buryo bwifatika. Ngaho rero reka twicare nk'uko muduhaye karibu, hanyuma utangire wibwira abakunzi bacu. Akangutse kamushimami Osiguna ni izina cyangwa ni ururimi? ryihariye Ni mu iry'ababyeyi. gihugu cy'iwabo yo kwa se. Papa we niko yitwa? Osigunda. Sorry, turagukanguye. Sha pole bebe, pole. Murakoze, amazina yanjye nitwa Umwari Fabiola. Abankurikiranye n'abari kundeba kuri iyi TV Ikamba Blooms TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Munsuye ntabitekerezaga ko muri bunsure, ariko murakoze, Imana ibahe umugisha. Burya no gusura umuntu buriya ni ingenzi, hari byinshi mwakaganiriye, hari inama wamugira, hari ihumure wamuha, hanyuma nawe agasigara ameze neza avuga ati burya haracyari ibyiringiro, naho igiti cyatemwa kirongera kigashibuka. Nibyo cyane, buriya rero impamvu twagutunguye, hari abantu ntihapfa abandi. Mushuti wanjye yambwiye ati nyamara hari umuvandimwe twageraho tukaba twamukorera ubuvugizi, haba hari umuntu ufite umutima mwiza akaba yagira icyo akora ubuzima bwe bugahinduka. Yego, Ni muri urwo rwego rero natwe twavuze ati reka twishakemo ukuntu twakugeraho. Rero niba bitakugoye watuganiriza ku nkuru yawe mu ncamake, wenda inkuru y'ubuzima bwawe. ubuzima bwanjye ubundi ngiye nkomoka ku Kibuye, nabanaga na mama, papa yari yaritahiye, ubuzima mbona buri kugenda butugora, mama ndamubwira ati ngiye i Kigali, hari abashuti banjye bari kumpamagara ngo tugende, ngo njye gukora ngo i Kigali. Ndagenda nagakozeho akazi ko mu rugo, nakoze mu ngo ebyiri, mbona ntago ari sawa. Undi nawe nari narahaye nimero yanjye arambwira ati waje ugasaba akazi k'ubukire na hano kuko ari 5,000 ku munsi. Ndagenda nsanga ni convention, akazi ntago bakanyimye barakampaye, ndagakora, aribwo nakubitanaga, hashizemo ukwezi mpita nkubitana na se w'umwana wanjye wa mbere twabyaranye. Aranganiriza arambwira ati nta mugore afite, yakoze divorce, ngo arashaka ko tube turi kumwe, igihe nikigera nibataha tutahane iwabo. Ibyo ntibyampiriye, nabaye nka wa wundi wakamiye mu kitoga, nabaye nk'ukamira mu kitoga, ntibyampiriye. Umugabo yarambwiye ngo hari ibyangombwa agiye kuzana ngo azane dusezerane, umugabo agenda agiye iwabo muri Turukiya. Mu kugenda telefone ahita ayikuraho, sinongera kumubona. Nsize ntwite inda y'amezi 7, ariko ibikoresho by'umwana yari yarabiguze. Nkomeza gusafaringa ubuzima nanatwite, igihe cyo kubyara kiragera, umwana wanjye ndamubyara, namubyariye Kibagabaga. Nta n'umuntu nari mfite wo kuba ndiho, ariko nyir'inzu nakodeshaga kuri Nirake yarigomwe aramperekeza andaraho, yirengagiza ibyiwe angumaho, yaba ataje akohereza n'abana be. Ubwo mu kubyara mbyara umwana w'umuhungu, aza kugira ikibazo, avukana nawe ama infection mu maraso, dutinda mu bitaro. Ndumva mu bitaro narahamaze ukwezi n'igice, bari kumuvura y'ama infection mu maraso. Akize nkura umwana wanjye, turatahana n'uwo mubyeyi nakodeshaga iwe, nkomeza ubuzima, nkomeza kubusafaringa, nabwo mbona biranze, ndavuga ati
reka nizungurize amafi ndebe ko ubuzima bwakomeza. Umwana yari agejeje mu mezi 8, ndakomeza ndayacuruza, abanyamakuru bakajya baza bakansura, ubuzima noneho butangira kugira ute, kugenda buhinduka. Aho byari bigoranye ndavuga ati koko iyi ni ya Mana iri kugenda intabara. Umwana agira umwaka umwe, agira imyaka 2, agira imyaka 3, ubuzima buri kugenda neza, aribwo nahise nkubitana n'umumama wampamagaye kuri telefone abonye ikiganiro nakoze n'umwana yarakuze, arambwira ati ashaka kumwishyurira ishuri, amwishyura Remera Academy, umwana ariga, covid ibaye, babuza abana ngo ntibazongere gusubira ku ishuri. 2020 nibwo humvikanye inkuru mbi itari nziza ngo Jonathan ngo yitabye Imana, apfuye urupfu rutunguranye. Oh, pole sana, pole. Mpore. Ibyo bibaho mu buzima, uyu munsi urishima ejo ukarira, uyu munsi ushobora gukora ubukwe undi agashyingura, ushobora gushyingura undi ari mu bitaro cyangwa yakoze impanuka. Ibintu byo muri iyi si ni ishanjoma ko maje kureba, narabirebye ndavuga ati ubu buzima uyu munsi ushobora guseka ejo ukarira, cyangwa ugakora ubukwe undi agashyingura, wowe ugakora impanuka ukaba uri mu bitaro abandi banezerewe. Hanyuma se nyuma yo kugira ibyo byago, ko watubwiye ko umutware wawe yagiye ntagaruke, byaje kugenda gute ko nabonye nanone ufite undi mwana? Nakomeje ubu muri ubwo buzima, ndicururiza birahomba, maje guhomba, hari umumama wa hano utuye i Kanombe, yari afite abana baba muri Omani, abereye nyina wabo, andangirayo akazi. Ako kazi nako ntibyigeze bimpira, byaranze no kuvayo byabaye intambara, ubwo nurira indege ndigendera, Ujya gukora muri njya Oman? gukora muri Omani, ariko naho ntibyigeze bimpira. Wari ugiye gukora ibiki? Ni akazi ko mu rugo bisanzwe, kurera abana no gukora ubukirina bwose. Ni gute bitaguhiriye se? Impamvu bitampiriye, nabwiraga mabuja ngo amafaranga yanjye yohereze kuri konte, ayohereza umuntu hano mu Rwanda, yanshyiriye kuri konte akabyanga, ngo konte za hariya ngo ntago zikorana n'izo mu Rwanda. Ubwo rero nayabika muri varizi, mama w'uwo mukobwa akayafata akayatwara. Sinzabyibagirwa, yatwaye amafaranga nari maje guhembwa y'imishahara y'amezi 3, kandi nahembwaga amadolari 200. Ubwo bagutwaye amadolari 600? Yego. Kandi bakorera umunsi ku munsi? Ndarira ndihanagura, mabuja arambwira ati ntiyayatwara, ni nta muntu wayatwaye. Ndavuga ati ubwo nyine nta kundi reka mvumiriye. Maje kuzuza andi mezi, ubundi nahavuye hashize amezi 7, ndangije ndababwira ati ntabwo byakunda, munsubize aho mwankuye, niyo nabwirirwa cyangwa nkaburara, ariko ndi mu gihugu cyanjye. Ibyo nta kintu byabimbwiye, nta n'ikibazo nanagira. Barangije barambwira ngo nimbasubize ku tike yabo bakoresheje ngo banzana. Ndababwira ati se ko mwanzanye forode, aya mafaranga ko mwagiye muyahawe komisiyoneri, njyewe hari amafaranga mwigeze musigira umuryango wanjye ngo uyarye? Barangije barambwira ati ugomba kuyatwishyura. Barangije nteka umutwe, ngo nari naraye mbitekerezaho niga uburyo ki ndi bubatere ingingo, nkumva neza iri buhamye, wenda bakandekura nkigendera. Bwarakeye nkora imirimo nk'ibisanzwe, ngejeje nimugoroba mabuja atashye, kuko urumva ni umuryango w'abantu 12 kandi narahageze, barampamagaye bambwira ngo niwe, ngo ni mabuja n'abana 2 n'umugabo. Abantu 4? Yego. Nsanga hano umuryango w'abantu 12. Ubwo rero ntibyakunze. Wakoraga wenyine? Ko numva haba hari akazi gakomeye kenshi. Ni njyenyine wakoraga,
nkabyuka nkararana uruhinja rw'amezi angahe, ndi bubyuke ndi buryame amasaha 3 bukaba burakeye, ndi bukorope inzu igeretse, ndi bukarabye abana, ndi bumese, ndi bwoze ibyombo, ibintu byose mbona si bizavamo. Ndababwira ati rero mugomba kunsubiza iwacu nkataha. ariko wari wabyihanganiye yaba wenda ayo mafaranga barayashyiraga nko kuri konti? Iyo bayashyira kuri konti ntibayanyambure ntibayatware, njye nta kibazo nari kwemera nkakora, amakosa yose yandi nabonaga nari narayihanganiye. Mabuja ambwira ati wowe wihangane nta kibazo pe, unkundira abana. Narambwiye ngo mukundira abana, kandi n'ubundi mu busanzwe pe abantu nabo ndabakunda, ariko abana umwana n'umuziranenge, se waba wanga umwana umuziza iki? Ubwo rero arambwira ati ihangane, wenda hari igihe kizagera aba nabo buri umwe wese akajya agenda yabonye urugo rwe akagenda. hanyuma se waje kuhava gute ko numva imishahara yose urumva n'igihumbi Nayo mfite inda y'amezi 2 n'igice. yagiye se abizi ko byibuze yaguteye inda? Yari abizi, muherekeza ku kibuga cy'indege. we yakubwiye icyo agiye kugenda? Yarambwiye ati telefone yanjye izahoreho sinzayikureho, bazajya ahora ampamagara. Birangira nyine telefone ayikuyeho, ndavuga ati kama mbaye reka nduhane n'umwana wanjye, kandi tuzabaho mu buzima, twabaho mu buzima bubi tuzabaho, ubaho nabi kandi ukabaho. ni ukuvuga ubwo wakomeje iyo nzira y'umusaraba yo gutwita wenyine udafite n'akazi? Yego, nishyura inzu, udufaranga nari narizigamye turashira. agiye kugenda se nta n'amafaranga yagusigiye? Yansigiye amafaranga 50,000 by'amanyarwanda. mwabaga mu nzu yangahe? Twabaga mu nzu y'100, nayo nyivamo bitewe n'ukuntu ihenda. Nari kujya nyishyura iki? urumva nta n'ikintu yagusigiye? Nayivuyemo nigira muri chamburete ya 30, n'ubundi niyo nasubiyemo. nawe se waramuherekeje cyangwa yabikubwiye gutyo? Naramuherekeje mugeza ku kibuga cy'indege. urataha yarakubwiye ko azahita agaruka se? Oya, yambwiye yuko we atashye nibimukundira ko azagaruka, ariko akaba azi ko mfite inda ye, yari abizi. kuva icyo gihe muherukana ufite inda y'amezi 2 kugeza uyu munsi ntabwo murongera kubonana? Ntabwo arongera kumpamagara, nta nubwo arongera kumvugisha, keretse rimwe maze kubyara umwana afite amezi 3, ubwo natiriye telefone mukuru wanjye wo kwa mama wacu, nshyiramo nimero ye, mwohereza amafoto yanjye n'aya bebe, arayareba ntiyansubiza, aranyihorera. ya nimero nayo ahita yongera arayiboroka. Urumva ko ibyo akora arabizi, bimuri mu mutwe. Ndangije ndamwihorera, ndabwira ati hari igihe kimwe azicuza kumureba atakimubonye, hari igihe kimwe azabyicuza kumureba, yukumva byibuze yakongera akabona umwana we, bikamugora kumubona. icyo kibazo rero buriya ni ikibazo kiri rusange. hari abantu benshi bagiye bafite ibibazo bimeze nka gutyo, ugasanga abana bavutse muri ubwo buryo bakaba b'abametisi, ugasanga abamama bagendana ibikomere byo kurera abana bonyine, abana ugasanga ntabwo bazi inkomoko yabo, nta mwene wabo azi, ntaki. ni ukuri icyo gihe iyo akuze, kubera ko nyine n'ibyangombwa bya hano ndabifite, mfite pasiporo ye, kuko wajya kugenda arahavuze agatima karankubise ati ubundi wafotoye pasiporo ye. Ndayifotora, mwana nakura nzamubwira ati dore amazina ya papa wawe, dore nuko asa, hari n'amafoto ye mfite. Bwira ati wowe wiga cyane uzajya gushakisha umuryango wabo, numara kuwubona uko muzavugana niwe ubizi. Imana ishimwe ko ufite souvenir byibuze, kuko hari imyaka igera umwana akakubaza inkomoko, buri munsi akakuzonga akakuzengereza. Imana ishimwe yaguhaye n'ako kenge rero ukaba ufite sinzi ukuntu agatima karankubise twicaye turimo gusangira, nyine ategereje isaha yo kugenda, nzi ukuntu agatima kankomanza arabinsigira, ajya kuri toilette, agatima karankomanga, ubundi wafotoye. Ndafotora, maze gufotora mbigumisha muri telefone, ibindi ndabihanaguza, ndabibika. none se ubwo ubuzima bwaje kugendekera gute kugera aho wisanga wibona uba muri kino cyumba? ni inzira imeze gute? Ubuzima bwarangoye, burangora cyane, kuko
no mu nda umwana urumva ibitekerezo nari mfite, inda yarikorogaga nkashaka igashaka kuyiviraho bikaba, nkajya kwa muganga uko ni ugutakaza amafaranga bitateguye, nkataha ku buryo na muganga yambwiye ati ntazagire ikintu na kimwe kivunanye kibasha ko wakunama uzongera gukora. Muganga yari yarambwiye ati igi ryavuye mu mwanya waryo ariko turabona nta kibazo rifite, wowe ugenda ujya uryama ukora utuntu dukeya kandi wicaye ku buryo iryo gi ridahungabana. Mbaho muri ubwo buzima, mba mu buzima bugoranye, urumva ko nta n'akazi nari mfite, igihe cyo kubyara kiragera, nako si cyanageze kuko n'ubu ngubu ahari mba narageze nkitwite kuko uyu mwana namubyariye amezi 10 n'icyumweru, nta gise, nta kimenyetso na kimwe mfite. Naragiye ntekereza Dr Jesho uko bimeze, ancisha muri ekogarafe asanga ibiro by'umwana birashyitse, asanga n'igihe cyararenze, ambwira ngo nishyure 25 bya konsiyo ku bundi ngo bampe igitanda. Urumva ko nta n'ikibazo nari mfite. Navuye muri umutima arambwira ati genda ujye kwa muganga utekereze muganga ikibazo waba ufite. Ubwo urumva ko natangiranye n'ibinini bituma umura wifungura wari ugifunze kandi igihe cyararenze. Bampa ibinini, nanyweye ibinini 5, umura urifungura, amazi arameneka, noneho umwana kuvuka biranga, umutima w'umwana utangira gutera cyane. Urumva n'imihangayiko n'iki, yego n'abantu ubwabo hari ibyo bakora ariko Imana nayo iba ihari. Bahita bahamagara abaganga, hari saa 8 za nijoro, bahamagara abadogiteri baranjyana barambaga, ndasinya bajya kumbaga. Imana irambwira ati batarajya kumbaga, Imana irambwira ati wowe uzabagwa ariko uzava ku iseta amahoro. Nubwo tubona birakomeye ariko uzahava amahoro. Mwana wawe uzamucyura uzahava amahoro, kandi Imana ikurinze icyo gikomere cy'aho bazakubaga ko hazazamo ama infection ugasubira bakongera bakakubaga, cyangwa ngo hagashwanyuka bakongera bakahabaga. Ndavuga ati Imana ishimwe, ibyo byose byarabaye narabibonye, ibyo Imana yambwiye byose narabibonye, ariko nshimira Imana yuko ko nahavuye umwana wanjye ari muzima nanjye ndi muzima, nubwo bitari byoroshye. Ibaze kuba wabagwa ukaza ukikorera imirimo. Nshimira na Jackie ndamushimira cyane, byumvishije. Inshuti wawe ninde? Ni Jackie uba Kimironko, umushuti wanjye. Yakubaye hafi muri icyo gihe? Yambaye hafi, yaraje arantekera. Ibaze nawe, Imana imuhe umugisha. araza arantekera, yisize verineze, yisize jeri ze, ari gukora mu mazi, yogeje ibyombo, agiye guhaha, araje aratetse. Naravuze ati Mana, hari abazi gukorera umugisha, yarawukoreye pe, kandi nanjye narawumusabiye, arantekera, ndarya, ndangije ndaryama. Urumva ko ibyakurikiye, urumva ko atari kurara mu rugo ngo akomeze yankorera imirimo, narayikoreye, cya gikomere kirabyimba, inkovu ikize haza inkovu yanjye irabyimba cyane, yarabyimbye. N'ubu iracyabyimbye? Kandi ntabwo urabona uko ujya muri controle ngo barebe niba? Ntabwo nayo nasubirayo. Bebe harya buriya afite igihe kingana iki? Afite umwaka. N'amezi arengaho? Ni umwaka gusa? Ni umwaka wonyine. Ariko afite igikuriro, ameze neza, Imana ikomeje kumurinda. None se ubu ngubu abakunzi bacu badukurikiye, hagize ukorwaho wenda akaba yakuremera, wumva hari ikintu wabasha gukora? Ikintu nabasha gukora nagikora, nashaka umukozi. Urabona ko nashaka umukozi mba muri chamburete,
biba bigoranye Mm. cyane Byasaba ko ubanza nko kwimuka n'ubuzima bakabona aho wamuraza. nta biryo bihari, umukozi biba bisaba ngo ube ufite ibyo kurya, washaka umukozi nta byo kurya ufite Ahita ataha yahita agenda. ajya gushaka aho abona ifiriti n'umuceri, Yego, gusa kuko kujya gukorana umwana nabyo ntabwo byoroshye. ntabwo biba byoroshye, nta n'ikintu wanakora ufite umwana. None se iriya nkovu ubona ibyimba ku buryo bikeneye ko bayibaga cyangwa ni ibintu bisanzwe? Bizasaba kongera kuyibaga kuko nagiye no muri farumasi wenda pirive, barambwira ati iyo nkovu yawe ni ukugutera inshinge, kandi urushinge rumwe banciye bari bari kujya banca 15 urushinge rumwe, Kandi ngo bagutera zingahe? bari bambwiye ngo bantere enye ngo urumva ni- zigakamuka. Ndababwira ati rero nimbona ubushobozi nzaza cyangwa se nsubire kwa muganga, kuko niyo ndi kugenda cyangwa nicaye cyangwa ndyamye, njya kumva nkumva sinzi utuntu turi kugenda tumfashe nk'amashanyarazi muri ya nkovu, nkumva sinzi utuntu turi kugenda tunjombagura, ikandya nkafata nkatosa agasume nkarambikaho, kubera ko nyine mba numva nyine hashyushye. urumva ko ubufasha bwa mbere ukeneye, kuko niyo wabona igishoro kugira ngo ubashe kwirirwa uzunguruka ukora biragoye. Icya mbere ni ukubanza kwivuza, Icya mbere ni ukubanza kwivuza ino nkovu ukajya kwa muganga ikabanza igakira. bakareba niba nta yindi infection irimo. Yego, Ni ukuri abakunzi b'Ikamba Blooms TV, Fabiola nababwire nimero ye, umuntu wese wumva hari ikintu yamufasha ni ukuri akaba yabasha kwivuza kugira ngo abashe no kujya guhiga ubuzima. yego murakoze. 0782640722. Zisubiremo kugira ngo 0782640722. amazina ariho. Hariho Ayishakiye Nzitukuze, nayiguze ku mazina ya mukuru wanjye. Ayishakiye Nzitukuze. Yego, Murabyumva rero, umuntu wese wumva yakorwaho akagira icyo wafasha Fabiola, iyo nimero yanditseho amazina Ayishakiye Nzitukuze. Rwose ntunangire umutima, niyo wamuha 1000, niyo wamuha 10,000, niyo wamuha 100,000, ni ukuri no niyo nkovu wamuhindurira irambabaza pe. niyo wahindura ubuzima bwe, Imana yaguha umugisha. Ushobora no kuba ukora mu rwego rw'ubuvuzi, ukaba wamukorera ubuvugizi akavurwa, nabyo ni umugisha. Nabyariye Kacyiru barambwiye ngo operasiyo yanjye igenze neza ninitahire, ndataha. Rero sinzi impamvu inkovu yakomeje kubyimba. Ni ukubera ubwo buzima bwose bwo kwikorera buri kimwe cyose no guhangayika utaranakomera. Kuko pe banyitayeho, abaganga ba Kacyiru nta kintu nabashinze, banyitayeho pe, nta n'umuntu nari mfite turi kumwe, urumva ko bagiye kumbaga ndi njyenyine. Ni njye wisinyiye ibyo nari najyanye, nabihaye undi muganga yandikaho amazina yanjye, amajije gukira nyine, umwana amajije kuvuka, aho banjyanye yarabinzaniye, nzanira na telefone, ntacyo nabashinza pe. Gusa ariko babyumve abakurikiranye iki kiganiro pe, iyi nkovu irambabaza pe, irandya ukagira ngo n'inshinge ziri kunjombagura, ukajya kumva ukumva utuntu turamfasha ukagira ngo ni nk'amashanyarazi. Humura, twaganira ibintu bitandukanye byinshi, inzira y'ubuzima bwawe, ubuzima butari bworoshye, ubuzima wagiye uhuriramo n'ibintu bikubabaza byinshi kurusha ibyakunejeje. Yego, ubu se muri make ubayeho ute, bimeze bite, watubwira muri make? namwe nimwirebere.
hari icyo nabakinze ariko mu buzima busanzwe biba bigoye ariko Imana igahuhamo. Hari igihe uca mu kigeragezo uca ku ikarayi uko nabivuga ikagukaranga ariko ntushirire, ikagukaranga ariko muri bwa bumana bwayo ntibe yagira gute, kuko bigufiteho umugambi, ntibe yagira ati uriya ejo nzamukoresha iki, ejo bundi nzagira gutya na gutya, ntibe yakubabaze. Yego urababara ariko ntago ushirira, ikajya igenda itereraho utuzi kuri ya karaye kugira ngo utagira ute, udashirira. Rero mu ncamakeya nshatse kuvuga yuko nubwo mba ndiho mbabaye ndi mu ishuri ariko Imana igerageza buryo ki ica inzira ikantungisha amano yayo. Uyu munsi ukaburara ariko ejo ukarya. Yego. Uyu munsi umwana akaba nta pamperse kubw'ubuntu bw'Imana ije ikaba yabonetse. Yego. Ni ukuri ndakwifuriza ko Imana yaguhindurira ubuzima, ndakwifuriza ko Imana yagushyiraho ikiganza cyayo nawe ikakunezeza. Ukabura n'amafaranga yo kwishyura inzu bakagusohora. Ntabwo biba byoroshye ndetse ko nyirinzu wanjye we yihangana. Numva ni ibibazo byinshi. Arihangana pe. Ni ibibazo byinshi umuntu acamo ariko ubuzima bujya buhinduka. Nyemerere rero tugushimire umwanya waduhaye, ni ukuri uri umuntu w'umumaro, kuba watwemereye tukagusura. Hari abandi bitewe n'ubuzima babayemo n'uburyo babayeho batajya bemera ko umuntu agera ahantu batuye, ariko wowe ni ukuvuga ko byari mu mugambi w'Imana. Hari icyo Imana ishaka gukora ku buzima bwawe inyuze kuri twebwe n'abakunzi bacu. Imana y'amahoro rero iguha umugisha mwinshi, nihagira ukudutumaho tuzamutumikira, kandi nanone nk'uko watanze nimero mu kiganiro byaba byiza bakwinyuriyeho direkite, icyo buri wese yumva yagufasha akaba yakigufasha. Sawa, murakoze, ndabashimiye namwe kuba mwansuye. Ni ukuri iyi ni inkunga iba ikomeye ku muntu, ntago umuntu wese agiye abona abamuganiriza nka gutya byaba byiza cyane. Gusa pe ndabashimira, Imana ibamere umugisha utagabanyije, Imana irebe urugendo rwanyu mwakoze, irurebe irwishimire. Murakoze cyane, murakoze abakunzi bacu, Imana ibahe umugisha, nakagaruka.